Okay guys, ese wari uzi ko ushobora gukura recover email ndetse na recover phone number kuri email wazishyizeho? Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wabikora. Hari igihe uba warafashe nimero ya telefoni yawe ukayifungurizaho email nyinshi, cyangwa se ugafata email ugashyiraho recover email udashaka, ukaba wifuza kuba wayihindura ariko kwibaza uburyo ubikora. Muri iyi video nicyo ngiye kukwereka. Tuguhaye ikaze kuri iyi channel, nimba ari ubwa mbere wageze kore subscribe, like, share na comment kandi ufungure inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza y'ubutaha tuzakugezaho. Niba ari ikibazo ufite byandika muri comment tukagufasha. Reka dutangire nkwereke uko wabikora. Uburyo rero wabikoramo, ikintu uraza ufungure application ya Gmail muri telefoni yawe, urayikandaho. Nifunguka irafungukira muri dashboard imeze gutya. Biraza guterwa na message ufite kuri email yawe. Numara kuyifungura urahita uza ukanda hano hejuru hari utudomo dutatu dutambitse, uturongo dutatu dutambitse, hano tunze udufresh tubiri. Urahita ukandaho gutya. Numara gukandaho urahita scrollinga uzamagana hepfo, uzireba hano handitse ngo setting. Hano natunze aga fresh, urahita ukandaho gutya. Numara gukanda barakwereka email ufite muri telefoni yawe, nimba ari imwe cyangwa se ari ebyiri barazikwereka. Urahita uhitamo iyo ushaka gukuraho nimero ya telefoni cyangwa se recover email. Yewe tuvuge urugero ko ari iyi ngiyi, iyi ndahita nza nyikandeho. Numara kwikandaho birafunguka bimeze gutya. Urahita uza ukanda hano handitse ngo manage your Google account, ukandaho gutya. Numara gukanda urategereza akanya gatoya bihita bifunguka, hanyuma scrolling uza hano magana hepfo, hano handitse ngo security and sign in, ni option ya kabiri. Hano hatunze aga fresh, ni ahangaha ukandeho gutya. Numara gukanda uraza kwereka two step verification nako ifunguye, bakwereke password y'igihe wahinduriwe, bakwereke na two step verification phone number iriho, wafungura iyo two step verification barayikwereka, kwereka recover phone number ndetse na recover email. Ko tugiye gukuraho recover phone number yacu ndetse na recover email yacu, byose tubikureho. Urahita uza ukanda hano handitse ngo recover phone, ahangaha natunze udufresh tubiri, kandeho gutya. Ubundi utegereze akanya gatoya kugira ngo bibanze bifunguke, biterwa na internet ufite. Urabona ko bimaze gufunguka, baragusaba gushyiramo password yawe kugira ngo bemeze niba ari wowe ugiye kubikora. Urayishyiramo, ushyiramo password iri muri telefoni yawe. Numara kuyishyiramo utegereza none akanya gatoya bihita bifunguka. Urabona ko bimaze gufunguka. Ikintu dukora rero, tuza ukanda hano handitse ngo delete. Hano hari akantu ko gusiba, niho uza ugakanda. Nukandaho bahita bavuga ngo remove number cyangwa se kubikansoringa. Icyo ukora rero ni uguhita uza ugakanda hano handitse ngo remove number, ugakandaho gutya. Urabona ko nimero ya telefoni yacu tumaze kuyikuraho, niyo mpamvu bahise batubwira ngo add recover phone. Bahita baguha notification, urabona ko bayiduhaye, batubwiye ngo your phone number for, bagahita bakubwira email was recently changed. If you didn't change your number, review your account activity. Uvuga ngo twebwe nimero tumaze kuyikuraho ya telefone. Ubwo kugira ngo dukureho na ya recover email yacu twashyizeho, uraza ukanda hano gusubira inyuma, kandi gutya uraza guhita ugera hano, ushobora gukora refresh. Nuza hano uhita usanga phone number yamaze kuvaho. Dore ngiyi bahise bavuga ngo add mobile phone number, twamaze kuyikuraho, niyo mpamvu bari kutubwira kuyishyiraho. Washaka ushobora no guhita uza iyi two step verification ugahita uyifunga. Iyi ngiyi nayo ikintu ukora ni ukukandaho gutya, ubundi ugategereza akanya gatoya kugira ngo bibanze bifunguke. Byamara gufunguka nanone
bagusaba gushyiramo password yo muri telefone yawe kugira ngo bamenye niba ari wowe, hanyuma ugategereza akanya gatoya bigahita bifunguka. Iyo bimaze gufunguka uhita scrolling uza hano magana hepfo, ugahita ukanda hano handitse ngo phone number. Ahangaha ukanda kuri kano kantu, ukandaho gutya, wamara gukandaho na hano ugahita uza ukongera ukayikuraho, ugahita ukanda kuri kano kantu ko gusiba, ukandaho gutya, ugahita ukanda kuri OK. Ubwo two step verification yacu tumaze kuyikuraho. Urabona bahise batubwira ngo add more sign in option to keep access. Two step verification is on for this account. Make sure you can continue to sign in by adding more second step on your two step verification page now. Tumaze kuba twakora telefone yacu kuri two step verification, urakanda nanone kugira ngo usubire inyuma, hanyuma ushobora gukora refresh. Okay, ugahita uza noneho ugakuraho na recover email, nayo kugira ngo uyikureho uraza ugakanda hano utunze aga fresh, ukandaho gutya, bagahita bakwereka ngo your recover email, ukakwereka recover email iriho. Kugira ngo rero uyikureho uraza ugakanda hano kuri delete, ahangaha ugakandaho, hanyuma ugahita ukanda hano handitse ngo delete, ahangaha bahita bakwereka email yawe ugiye gukuraho, ugahita ukanda kuri delete kugira ngo uyisibe kuri iyo Gmail account, ugakandaho gutya, ugategereza bikarudinga. Urabona ko imaze kuvaho, batubwiye ngo recover email removed. None baduhaye notification, bagenda baziguha. Urabona ko bamaze kuduha notification eshatu. Tumaze gukuraho recover phone number, tugira two step verification, ndetse tunakuraho recover email. Urasubira inyuma nanone, ahangaha ukandaho gutya, nuza hano urasanga ko recover email twamaze kuyikuraho ndetse na recover phone number. Hano baraza guhita babikwereka tubwiye ngo add recover mobile phone number twamaze kuyikuraho, ndetse na add email address nayo twayikuyeho. Ni buno buryo rero bikora, kuko hari igihe ushobora kuba warakoze recover phone number na recover email kuri email runaka, ukaba ushaka kubikuraho kuko utagikeneye ko wayikoresha cyangwa se ku zindi mpamvu runaka. Ni buno buryo rero bikorwamo. Niba ari ikibazo ufite cyandike muri comment tuzakigufashe.